gusomana ko bashakanye gukomeza ubushuti hagati yabo. Kamabwira icyo Satani yakoze. Icyo mvuze reba ukuntu mundebye mwese. Nahise mbabona ko muri kundeba n'ubwo kandi nge murabibona ko ndi kubivuga mbihagazeho. Gusomana ko bashakanye gukomeza ubushuti hagati yabo. Kamabwira icyo mutamenye. Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera turagushimye. Turashimira izo mbaraga zayoboye gahunda y'amateraniro. Turagushimira Mwuka Wera wahabaye imitima myinshi kongera gukabakabwa. Ubu tukaba turi mu gufata ibyemezo byiza byo kugambirira dukomeje kuba mu ruhande rwawe. Uzatubashishe. Tugiye kuganira ku ijambo ryawe, Umwuka Wera tuyobore. Kandi twiteguye umubatizo ukomeye utubatirisha amazi kuri bamwe, ariko twese utubatirishe Mwuka Wera. Amagambo yawe aturememo ibyiringiro, kandi utubashishe gusa nawe, utubashishe kumera nkawe. Intego y'aya materaniro kwari uko duhora mu birori. Uhereye umunsi ukageza iteka ryose uzaduhoze mu birori. Kandi iby'ubwenge bwacu budashyikiriye ku byifuzo twagushize imbere, uri Imana yatanze isezerano rikomeye twishingikirijeho kuri aya manwa, ibasha gukora ibiruta ibyo twasabye. Izatubana iteka ryose mu izina rya Yesu. Mumfashe duhe ikaze abantu tutabanye, bagezaho amagambo twaganiriye muri gahunda yacu. Twari dufite imigani igice cya 14, iteka twazirikanye cyane umurongo w'iki gice wa 34. Gukiranuka gushira ubwoko hejuru. Kada uzi kubwo ngiye nta kibaye. Gukiranuka gushira ubwoko hejuru. Je numvaga muri kiriza amen, kuko ndi kumva hari icyabaye iwacu ni wanyu. Gukiranuka gushira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bigakoza isoni imiryango yose. Twagize umwanya munini ibi bintu tubiganira, ndagira ngo mbamenyeshe ko ibyaha rwose kubakira urugo mu byaha. Wakinishije icyo utaruzi, guhereye umunsi ndakugira inama, iminsi yo kujijwe Imana yarayirengagije, ariko irategeka bari hose kwihana. Imana iduhe kwihana mu izina rya Yesu. Isomo rya kabiri twari dufite Migani 14 umurongo wa 11. Urugo rw'umunyabyaha ruzasenwa. Nkango ibyaha birasenya, ibyaha bisenya imiryango rwose ikavaho, ariko ihema ry'umukiranutsi rizakomera. Amahema yacu kuko twiyemeje kwakira Kristo gukiranuka, Uwiteka yakomeze mu izina rya Yesu. Migani 15:13. Umutima unezerewe ukesha mu maso. Haleluya. Mu mutima iyo hanezerewe mu maso haracya. Ntabwo ari ibintu ushakisha, ibyo bintu birizana. Kandi turi imbere yanyu mbabwira amasezerano Imana yatanze. Hari Yesaya yarivuzeho, Yeremiya rigarukaho, Ezekiel rigarukaho, mu Baheburayo marigarukaho. Hari umugambi Imana ifite. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, bashyire mu mutima mushya. Ndashima Imana ko amateka y'umunyabyaha ashobora guhinduka. Mu gitabo cyitwa Wifuzwa ibihe byose twaganiriyeho cyane, icyaha ni indwara ivurwa igakira. Imana ihabwa icyubahiro. Imigani 15 umurongo wa 15. Iminsi y'umunyamababaro yose aba ari mibi, ariko ufite umutima unezerewe, ndashima Imana, ahora mu birori. Mu izina rya Yesu rero muragahora mu birori. Kada muragahora mu birori. Twaganiriye cyane ibintu by'ibikomere. Abantu benshi bubakanye imiryango yabo ibikomere, bituma imiryango yabo itagubwa neza. Iyo twubatse umuryango ahubwo tuba tuje gukira ibikomere. Ngira ngo twarabiganiriye mu itangira igice cya 24, aho Isaka yashatse Rebeka afite igikomere cyo gupfusha nyina. Ariko amaze kuzana Rebeka, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Kubona umugore kwa Isaka kwakemuye ibibazo byose yari afite.
ndasaba Imana ngo abubatse Uwiteka arabibasha abakize ibikomere mu izina rya Yesu. Ibyo bitume twese twinjira mu birori, twubaka imiryango yacu tunezerewe, Imana yacu yabwe icyubahiro. Nyemerera nkubwire ko ibi bintu bishobora gushoboka iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe bwite. Ndifuza gusoma amagambo nkunda cyane ari mu gitabo cyitwa Kwizera n'imirimo, ariko ntutegereze ngo ndasoma n'akantu gato, paje 86, gato cyane ariko kamfashije cyane. Ahinduka iyo umuntu yihanye, ahinduka gukiranuka. Haleluya. Ko twaganiriye cyane ku masezerano y'abakiranutsi. Uyu mwanya dufite kuko duteganya umwatizo, ntabwo ndi burambure cyane, ariko munyemerere iki kintu uzakizirikane cyane. Kristo yitegereza umwuka dufite, kandi yabonye twikorera umutwaro wacu mu kwizera, gukiranuka kwe kuzuye kuduhongerera ku byo tudashoboye kugeraho. Imana ihabwa icyubahiro. Kasubira muri aka kantu. Kristo yitegereza umwuka dufite, kandi yabonye twikoreye umutwaro wacu mu kwizera, gukiranuka kwe kuzuye kuduhongerera ku byo tudashoboye kugeraho. Iyo dukoze uko dushoboye, ahinduka gukiranuka kwacu. Haleluya. Subwo muranyumva? Iyo twakoze uko dushoboye, Kristo ahinduka gukiranuka kwacu. Haleluya. Kristo ahinduka gukiranuka kwacu. Niko bisoma. Uko gukiranuka kwakira buri murasire wose w'umucyo Imana itwoherereza, kugira ngo duhindure umucyo w'isi, cyangwa duhinduke umucyo w'isi. Imana yacu yabwe icyubahiro. Yesu ati muri umunyu w'isi. Yesu ati umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi tubasha kugenza gute? Kwihisha. Imana iduhe kumurika mu izina rya Yesu. Reka nongere mfashe abatekereza ko bazakiranuka cyangwa bakagira ibirori ari uko ibibazo birangiye. Ntabwo ari cyo navuze. Dufite indirimbo ya kabiri iratubwira ngo ntabwo intambara izashira, nta nubwo amahoro azahora, keretse ibyaha n'urupfu byatsembwe nande? Na Yesu. Iyo bavuga ngo umuntu ni umukiranutsi, ni uko ari hagati y'ibyaha by'amashiraniro byinshi akabamo umukiranutsi. Icyo nicyo gituma amasi yagiye arokora abantu bake bake bitwa abakiranutsi. Gukiranuka mwitangira igice cya 5:21 niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru adapfuye. Ariko icyo gihe Imana imwimura, mwitangira igice cya 6 haranditse ngo abantu bari babi cyane kugeza ubwo Imana yicuza icyatumye irema ikiyemwe abantu. Ariko ndashima Imana, Enoki yabonetsemo ari umukiranutsi. Imana ihabwa icyubahiro. Nawe ntabwo bisaba gukiranuka kuko ibibazo ku isi byashize, ntabwo uzagira ibirori kuko nta makuba ahari. Nyemerera ufate Bibiliya yawe, uzifashisha cyane igitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, ariko uyu munsi reka basomere mu gitabo cya kabiri cy'Abami, niko ntekereza, n'ibitaba muranyihanganira, igice cyaho cya 8. Igitabo cya kabiri cy'Abami, ndi kuhabura. Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 4, mwihangane ubwo nari nabyiteranije. Turasoma umurongo wa 8. Kuhagera kwanyu kwamfasha. Nabuze umbwira ko yahageze kugira ngo mbone some. Harabahageze? Mumbwire ngo turahari. Ndabashaka munezerewe. Murahari? Ni iki gihari kidasanzwe? Ni uburyo umuntu yahora mu birori kandi yugarijwe, ariko akaba mu birori rwose. Ni gute? Umurongo wa 8. Iby'umushunemukazi. Bukeye Elisa arahaguruka ajya i Shunemu. Hari umugore w'umukire aramuhata ngo agiwe gufungura. Nukuhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajyaga gufungura. Ese muri kumwe nanjye? Nakomeza noneho kanihute cyane kuko ndashaka kwihuta. Bukeye uwo mugore abwira umugabo ati, mbonye yuko uyu mugabo ahora tunyuraho ari umuntu w'Imana. Haleluya. Abantu twari kumwe nimugoroba
nabasabiye kandi nzi ko bizakomeza. Imana iduhe kurobanura imyuka, kuko imyuka yose ntiyavuye ku Mana. Uyu mumama w'umukire niko Bibiliya ivuga, yifuza gufasha umuntu w'Imana. Ngira ngo ntangire nayo basabye bwa mbere ko iyo tuje iwanyu ntabwo tuba tuje nko gusabiriza, ariko turakorera Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Mbonye yuko uyu mugabo ahora anyura hano ari umuntu w'Imana. None ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu, tumushyiriremo n'uburiri, dushyiremo n'ameza n'intebe n'igitereko kitabaza, maze uko azajya aza aje dusura, aje anahacumbika. Haleluya. Ubwo mwumvise ko kuva isi yabaho abantu bagiye bafasha abandi, sibwo muracyumvise? Aje ahacumbika, ariko bifuje no kwakira umuntu w'Imana mu muryango wabo. Hari ubwo yaje rero bamucumbikiye muri ako kumba aryamamo, abwira umugaragu wa Gehazi ati mpamagarira uwo mushune mu kazi. Amaze kumuhamagara aramwitaba, amuhagarara imbere, abwira umugaragu ati mubwira uti dore ineza watugiriye yose, mbese twakwitura iki? Urashaka kumenyekana ku mwami? Urashaka kumenyekana ku mugabo w'ingabo? Aramusubiza atoya, nibera hehe mu bacu. Ariko agiye kugarurirwa ineza yagiriye. Ngira ngo niyo magambo nahereyeho ntangira muri Matayo igice cya 10 ko igihe tuje kubasura dukwiriye kubasabira, kandi Imana nsenga imigisha yose twatuye izabahame mu izina rya Yesu. Elisa ati twamugira dute? Gehazi aramusubiza ati icyo akora nta mwana w'umuhungu agira, kandi umugabo we dore arashaje. 15 aramubwira ati muhamagare. Amaze kumuhamagara aritaba, ahagarara mu muryango. Elisa aramubwira ati umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Ko mutavuze ngo abene abakiri ku kidendezi mutegereje umwaka utaha, namwe Imana izabibuke ibasohoreze Zaburi 113, kuko amateka Imana yayahindura. Wari ingumba, Imana imuha amahirwe yo kuzaba nyina w'abahungu. Imana ihabwa icyubahiro. Murongo nawe aramusubiza ati oya databuja, muntu w'Imana wibeshya umuja wawe. 17 hanyuma umugore arasama, igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu kuko Elisa yabimubwiye. Umwana amaze gukura, umunsi umwe asanga se mu gasozi ahagaze, abwira se ataka ati umutwe we, umutwe we. Sabwira umugaragu ati mva muterura umushyire nyine. Ngira ngo murabyibuka ko ibi twabiganiriye, nyine ibintu byose bipfuye amaso n'amatwi n'ibyande n'ibya nyina. N'abana bananiranye ni ba nyina, bavuga n'abanyina bakoze cyane. 20 nuko aramujyana amushyira nyina. Nyina mwica amwicaza ku bibero. Agejeje ku manwa y'ihangu, umwana agenza ate? Se muracyahari? Arapfa. Amaze gupfa, nyina aramwurirana, amurambika ku buriri bw'umuntu w'Imana, aramukingirana, agenza atabari gusoma, arisohokera. Umutima unezerewe kada, umutima unezerewe uhora mu birori. Muragahora mu birori. Niyo makuba yaza umaze kwakira Kristo gukiranuka. Twaganiriye Zaburi 112, nongeye kuyigutora. Abo tutabanye mwongere muyisome munezerewe. Umuntu kiranutse azibuka iteka ryose, kandi umutima urahamye wiringiye Imana cyane. Uyu muntu w'Imana aragiye afashe intumbi ku buriri arisohokera. Niko ndi kubisomana nako byanditse. 22 ahamagara umugabo we, aramubwira ati ndakwinginze nyoherereza umwe mu bagaragu bawe n'indogo bimwe, nyaruke ngere ku muntu w'Imana ngaruke. Umurongo ukurikiyeho nawe aramusubiza ati niki kikujyanye we none, ko atari mu mboneko z'ukwezi, ko atari no ku munsi w'isabato? Mwumve ko tutabwiriza isabato mu gihe cyacu gusa, no mu gihe cya kera kuva isi ikiremwa. Niki kikujyanye ku muntu w'Imana atari mu mboneko z'ukwezi? Iteka mu mboneko z'ukwezi bagiraga amateraniro yo gushima, batuye Uwiteka amaturo manini cyane kubwo kurindwa n'Imana.
kandi ku munsi w'isabato ibihe byinshi bahuriraga mu guterana kwera. N'iki kikujyanye ibyo bintu bidahari? Nawe ati ariko ni byiza ko ngenda. Nuko uwo mugore ashyirisha amatandiko ku ndogobe, abwira umugaragu we ati erekeza tugende, ntugende buhoro keretse nkubwiye. Nuko aragenda asanga uwo muntu w'Imana ku musozi Karumeli. Umuntu w'Imana amwitegeye akiri kure, habwira umugaragu ya Gehazi ati nguriye wa mushune mu kazi, ndakwinginze irukanka muhure, umubaze uti uri amahoro, n'umugabo wawe ni amahoro, n'umwana wawe ni amahoro, mbese muracyahari? Yego. Umugore aramusubiza, Gehazi aza yirukanka, niba niho ngeze nibe ntatakaye simbizi. Umugore aramusubiza ati niki gikomeye umuntu ufite umutima ushikamye ku Mana? Munyemerere kamabwire, n'abafite imyaka mike mu ishuri ryo kwisabato, mama pasiteri yatubwiye ko twakorewe n'ab'indabo. Mu izina rya Yesu, n'indabo Yesu azikomeze. Abantu bakwiriye kuba bakuru, akamenya ibyo avuga, akamenya umwanya bivugiramo, akamenya ibyo akosora. Hari n'ibyo uzapfa bidakosotse ariko ugaturiza mu Mana. Mbese nibyo? Ugaturiza mu Mana. Mu Mana honyine niho ukwiriye gushira imbaraga zawe. Naho umutini utatoha, nubwo ibyo wifuzaga bitagenda neza, erega reka nkubwire, igihe uhanganye n'ibintu bidashobora guhinduka, weho utahindura, ndagusaba ngo nawe uhinduke. Niba ibyo uhanganye nabyo bitazahinduka, Yesu aguhindure mu izina rya Yesu. Nta kindi. Uko niko gukura mu mbaraga z'Imana. Kandi ikintu gikomeye ndi kugira ngo ndaseho gikomeye ni ukumenya kurobanura imyuka mu gihe gisa nk'iki. Uyu mubyeyi w'umushune mu kazi kandi w'umukire azi kugenzura umwuka uri muri Elisa, azi kugenzura n'uri muri Gehazi. Ndabona mutabimenye. Arabazi kubatandukanya neza, azi n'umwuka uri mu mugabo we. Nicyo cyatumye intumbi yayishize ku buriri kandi ntagire icyo amubwira. Ndabona mutabishyikira. Barigendera, bageze ku murongo wa kangahe? Ntabwo muhari, ni njye birimo njyenyine. 27. Ageze kuri uwo muntu w'Imana, aho yari ari ku gasozi, amufata ibirenge. Gehazi aramwegera ngo amusunike, ariko uwo muntu w'Imana aravuga ati mureke, afite agahinda mu mutima kandi Uwiteka yabimpishe. Ntacyo ni uyijyane uyirambike ku maso y'umwana. Nyina w'umwana aravuga ati nkurahiye Uwiteka Imana nzima, kandi nkurahiye n'ubugingo bwawe, singusiga. Haleluya. Azi neza ko Gehazi ntacyo aramara. Igitabo cy'Imigani igice cya 31 giheruka, igitabo cy'Imigani maze iminsi twigana. Umugore mwiza w'imico myiza, impamvu nta nkeke ahoza mu rugo rwe, abazi neza imico yabo mu rugo rwe. Sinzi icyo mvuga niwe mu nyumva. Azi we yabwira intambara ikaba, azi uburyo amubwira, azi uburyo amwifataho imbere. Nta muntu muzima w'umubyeyi uhoza inkeke mu rugo rwe ngo uhozemo intambara. Uyu mumama nubwo abari abashyitsi batambuka, afite umwuka wo kurobanura imyuka. Azi ko Gehazi yagenda bikaba, azi ko nta nubwo biraba. Ndabona mutabyumvise. Ngiye nkurahiye Uwiteka Imana yawe, kandi ndahiye n'ubugingo bwawe, Gehazi sinjyana nawe. Kereka wemeye akaba ari wowe tugenza dute tujyana. Ariko icyo nashakaga kubabwira, mwumvise umugabo wamuwajije ngo ni amahoro, asubiza ngo iki? Kuko mutansubiza. Ariko none nyemera nkubaze, munzu asizemo amahoro? Siko mutansubiza. Mwakanguka mukansubiza ko nshaka ko munsubiza. Asize munzu amahoro. Ariko Imana yamuhaye umutima ukomeye wo kubyihanganira. Uravuza induru kugeza igihe utangira kubarira n'abo usanze mu muhanda n'abatakumva. Amahoro y'Imana bane nabo. Ufite umutima unezerewe ahora mu birori, kandi ntabwo ahora mu birori kuko ari ibirori gusa. Ndashima Imana ufite amahoro no mu makuba agira ibirori. Mu isezerano Yesu yaduhaye Yohana 16, mwisi mugira umubabaro ariko muhumure, Imana ibahe kunesha mu izina rya Yesu. Nuko reka nihute mu gitekerezo. Burasi n'umurongo wa kangahe? Nabyibagiwe aho twageze. Somo wa kangahe? 3 kangahe? 3 na 1. 3.
nyina w'umwana aravuga ati nkurahiye Uwiteka Imana nzima n'ubugingo bwawe singusiga. Nuko arahaguruka aramukurikira. Ariko Gehazi bamaze kubwira ko arazura umuntu acaho, muzifashisha igitabo cyacu cy'abahanuzi n'abami. Gehazi abacaho, ajya imbere, agezeyo arambika inkoni ku maso y'umwana. Bigenza bite? Kandi ntiyanumva. Uyu mubyazi gutandukanya imyuka neza, ntiyakoma, ntiyanumva. Yego, byagenze bite rero ku murongo ukurikiyeho? Ntiyakoma, ntiyumva. Ndawibagiye umurongo ngezeho 32. Ubwo nabiciye kabiri. Umwana ntiyumva, ahera ko arahaguruka aragaruka ngo ahure nawe. Aramubwira ati umwana ntagenza ate? Ntakangutse. Uko nasanze apfuye nubagenza ate? Seza apfuye ntakangutse. 32. Nuko Elisa araza yinjira mu nzu, asanga umwana yapfuye aryamye kuri bwa buriri bwe. Arinjira yikingirana n'uwo mwana, bombi atakambira Uwiteka, arurira yubama kuri ubwo buriri, umunwa ku wundi, amaso somye bitari byo, amaso ku maso, amaboko ku yandi, amurambararaho. Intumbi y'umwana irashuha, avuga ngo amena. Elisa arabyuka yigenza muri iyo nzu, akubita hirya no hino, arahamagara imbaraga, arongera arurira, amurambararaho. Umwana yitsamura 7, arambura amaso, avuga ngo amena. Elisa arahamagara Gehazi, aramubwira ati hamagara uwo mushunemukazi. Aramuhamagara, aramwitaba. Ahageze aramubwira ati terura umwana wawe. Nuko araza, arunama, amugwa ku birenge, aterura umwana we, arasohoka. Vuga ngo amena. Ngaya amateka y'umuntu wakiriye Yesu. Ntabwo acika intege, ntakuka umutima, yiringiye Imana. Haleluya. Ndabasaba ngo tutaratandukana, mushire ubwishingizi bukomeye mu miryango yanyu. Aha mwese mwagize umugisha, mugira amamodoka na za moto. Umuntu yavuye kugura ikinyabiziga, feri ya mbere yihutira gushirisha ikinyabiziga cye muri asiranse. Iyo akoze impanuka yabikomeye, nubwo babaca 1 miliyoni n'igifungo, ariko icyizera bafite asiranse irahari, izishyura. Reka imiryango yacu tuyishire mu bwishingizi bw'Imana, izakomera mu izina rya Yesu. Twakomeje kuganira, urabona umushunemukazi afite umuntu w'Imana, nta kibazo afite. Azi ko ubwo umuntu w'Imana hari, n'umwana ni muzima. Haleluya. Cyo cyatumye mugabo n'amahoro, n'amahoro. Okay, Gehazi, n'amahoro, n'amahoro. Kuko ntabwo umwana apfuye, kuva umuntu w'Imana hari, umwana arazuka mu izina rya Yesu. Ibi bintu nabisomye muri volume y'igitabo cyacu cy'ibihamya, volume ya 6. Muzagisomana icyigisho nabonye ari nk'icya 34. Havuga uburyo abantu bamaze gushira ubwishingizi bwabo mu mbaraga z'Imana, bararinzwe mu izina rya Yesu. Niki kindi kizaboneka Yesu naba mu bugingo bwacu? Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 9. Irukanka cyane. Niki kizongera kuboneka mu buzima bwacu? Yesu naba muri twe, Yesu nabana natwe, bizamera bite? Yesu nabana natwe, bizifata bite? Ngira ngo nongere kugaruka ku magambo make ariko y'ingenzi cyane. Paje 26, agasubi kamwe gusa ndi busome. Paje 26. Isengesho isubi ya 3. Isengesho no guhumeka k'ubugingo, nibanga ry'imibereho y'ibyamwuka. Nta bundi buryo bw'ubuntu bushobora gusimbura isengesho ngo imibereho y'ubugingo ibirinzwe. Ku gicaniro cy'Imana gusa niho dushobora gucanira amatabaza yacu, agacanwa n'umuriro wo mu ijuru. Imana yacabwa icyubahiro ku gicaniro cy'Imana. Imiryango yacu ubwo tumaze kwishira ku gicaniro cy'Imana. Korari uko yaririmbye, ubukristo bwacu tumaze kubushira mu bwishingizi bw'Imana. Ubusore bwacu twakomeje kuganiraho, nubwo turi mu isi yamaze gusayisha mu biyobyabwenge bitandukanye, mu busambanyi buvuyaraye, ariko weho kuko ubusore bw'abamaze kuburindira mu biganza by'Imana, uzatsinda mu izina rya Yesu. Kambigusomere
ku ipaji ya 31 agasubi gaheruka. Isengesho ry'ukuri risenganwe kwizera ni imbaraga kurisenga. Haleluya. Ni imbaraga kurisenga bisiga bimuhaye imbaraga. Isengesho ryabiri sengewe mu iteraniro, ryabiri sengewe ku gicaniro cy'umuryango, ryabiri sengewe mu rwiherero, rishira umuntu imbere y'Imana ako kanya. Haleluya. Cyo cyatumye twafashe umwanya munini wo gukora urunana rwo gusenga. N'ubu muzehe haraba yatuboneye abadukorera urunana rwo gusenga mbere yuko dutandukana. Binyuze mu isengesho rihoraho, urubyiruko rushobora kubona amahame ashikamye ku buryo ibigeragezo birusha ibindi imbaraga bidashobora kubakura ku gukiranuka kw'Imana kwabo. Imana ihabwa icyubahiro. Icyo nicyo kizaduha abana b'abasore bashikamye bameze nka ba Daniyeli. Bibiliya itubwira Daniyeli ageze i Babuloni, aho bamwatse n'izina ry'iwabo bakamwitirira amazina y'ibigirwamana, ariko nubwo bayamwise bakayamuhamagara, birambwira ngo agambirira kutaziyanduza. Kandi ndashima Imana yaramushoboje. Abasore bacu nabo nibagira Imana nyambere, ababatijwe bakagira Imana nyambere, imiryango yubatse yari ifite gahunda yo gutandukana bakabivamo bakagira Imana nyambere, ibyari ibibazo Yesu azabiboneye ibisubizo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Twagiye Yohana igice cya 9, munyemerere kwereke ko kugira ngo ube umuhamya ntabwo ari ngombwa imyaka myinshi y'ubukirisitu. Aba babatijwe uyu munsi batahane mwuka w'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Akigenda, nagiye mwahageze, akigenda uwo ni Yesu, abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza ati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Dufite abantu benshi bafite imyumvire ko iyo umuntu agize amakuba, ibigeragezo byinshi, nawe aba yabigizemo uruhare, nawe niyumve, nawe yabyitwayemo neza. Si yarinze akena bimeze bite, yari yarafashe umwenda adashoboye kwishura, hariho n'abafashe irenze ye barayishyura. Ni umwanya wo kugeragezwa wabaye, ntimukabyitirire ibitari byo. Yesu yarabasubije ati, uyu nta cyaha yakoze, nta nubwo ari ababyeyi be, ahubwo ibi byabereyeho kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Niyo mpamvu ikigeragezo cyaje iwawe, ntabwo ari uko wakoze ibyaha, ntabwo ari weho munyabyaha kurenza abandi, hariho n'abakurusha ibyaha baguwe neza, ariko nukomeza gutuza uzabona ukuboko kw'Imana. Imana ibigushoboze mu izina rya Yesu. Nuko rero birakomeza, nuko Yesu arongera aravuga, tumva nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira, igihe umuntu atekibasha kurora, kiri mu isi ndi umucyo w'isi. Yesu rero ni umuhanga mu kubwiriza, abavuye mu byo yararimo abageze mu bindi. Umurongo wa 6, amaze kuvuga atyo, acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, agasiga ku maso, aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cyitwa Sorowamu, bisobanura ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Mwavuga ngo iki? Ngo kubwirwa ubutumwa bwiza ni kimwe, ariko dukeneye akondo ko gusiga ku maso. Mugabane wa mbere urahamwa n'abaraja kubatizwa k'ikimenyetso cy'umwuka w'Imana yakoreye muri bo, ariko natwe twabatijwe kera. Umwuka w'Imana adusige, umwuka w'Imana dukorewe, habeho guhumuka, kuko tumaze igihe kinini duhumye. Yesu aduhumure mu izina rya Yesu. Nagiye ku murongo wa 8, nibe ntabisimbutse simbizi, n'umurongo wa 8. Abaturanyi be n'abamubonaga kera aho rasabiriza barabazanya bati, uyu si wa wundi wicaraga ha asabiriza? Bamwe bati, muvuge numve, erega ndimuhari. Bamwe bati, abandi bati, abandi bati, abandi bati. Niba hari ingorane ikomeye ni uguhumukira kuri aba bantu. Ndabwira abantu tumaze iminsi turi hamwe mu materaniro, mukaba mwagize icyemezo cyo kwihana mufata, Yesu abigukomerezemo.
niwiha kubivuga hariho arababigukuramo. Jya nibuka dufite abantu benshi bafata icyemezo cyo kwihana turi mu materaniro, akabafasha icyemezo, yagera hirya wenda dutashe mu materaniro akageramo gati yewe we, ati buno butumwa twize we, ati biramfashije. Agahita amubwira ati ubwo se ubwo ugiye guhinda niho wabyumva, ati si niho wabona nka biriya, ati se nka ku isabato si nka ririya somo nabwirije. Ubwo aramwubatse cyangwa aramushenye? Niba wafashe icyemezo cyiza ugikomeze kugeza ubwo ugera ku ntego. Niwiha kukivuga barakikuvanamo. Uyu muntu yahumukiye ku bantu batatu bakomeye, nawe arababwira ati ninjye. Ntavuga ngo iki, nubwo baba bari kumushidikanya ariko yababwira ati ni rikewe. Baramubaza bati mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatobye kondo akansiga ku maso, arambwira ati gisoro wamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Anga ko mutari gufashwa. Agaciro k'amaso ntimukazi kuko mutigeze muhuma. Ariko umuntu wavutse ari impumyi kuba ari kureba ni igitangaza. Buri amaso tuzi agaciro kayo kukubona. Ariko niba hari ikintu gikomeye cyiza Imana yaduhaye, ndashima Imana yaduhaye amaso. Imana ihabwa icyubahiro. Ati ndahumuka. Baramubaza bati ari hehe? Arabasubiza ati singenze nte simbizi, kuko baherukana akiri impumyi. Uwari impumyi bamushyira abafarisayo. Ndabona mwatakaye, muracyahari? Kandi ubwo hari ku munsi w'isabato, ubwo Yesu yatobye makondo akamuhumura. Nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza uko yahumunsi. Arababwira tumva ye yansiza kondo ku maso ndiyuhagira, icyo ndi kubona ni kimwe, ndi kureba. Haleluya. Mbese iyo umuntu ari mu birori kada ari mu birori ari kunezerwa no kureba, akareba abantu, akareba amabati, akareba akabona ati yo babonaga amabati, akareba hariya nishye. Nibwo bwari ubwa mbere. Aranezerewe cyangwa ntanezerewe? Ariko abamukikije bari mu kaga. Nshuti zanjye, niba hari ibyago ni uguhumira aho abandi bahumukiye. Turangije amateraniro bamwe bahumunse ariko tuyasoza hariho barahuma. Imana ibahumure mu izina rya Yesu. Arikomereje rero ku murongo ako muri kubona 16, bamwe mu bafarisayo baravuga bati uwo muntu si uw'Imana kuko ntaziririza isabato. Abandi bati umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Bagenza batabari gusoma. Intambara iratangiye cyangwa ntitangiye? Ariko we yibereye hehe? Mu birori. Ibyo bari gushwanira ntabyitayeho. Mbese ariko ari mu mwuka yuzurijwe cyane. Bigenda baramupfa. 17. Nuko bongera kubaza uwari impumyi bati kubwawe umuvuzeho iki ubwo yaguhumuye? Asubiza ngo iki? N'umuhanuzi. Haleluya. Ko namwe ndi kubona muhumye ko mudahumuka. N'umuhanuzi. Twavuga ngo iki nshuti yanjye? Cyewe ibyo mumbaza ntimubimbaze, njyewe icyo nzi cyo niki yemwe n'umuhanuzi. Nagiye nuko umurongo wa 18, ariko abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka kugeza ubwo bahamagariye, barangije guhamagara ababyeyi be buwahumutse. Ndagira ngo nihute cyane ku murongo wa 19. Baramubaza bati uyu mwana wanyu muvuga ko yavutse ari impumyi, none yahumuwe n'iki? 20. Ababyeyi be barabasubiza bati tuzi yuko uyu mwana ari umwana wacu, turahamya ko yavutse ari impumyi, none arareba, ariko igituma areba nanga ko mutabyumvise ntitukizi, n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize, nawe ni umugabo mukuru, agenza ate? Yamagara aterewe hejuru wese agenza ate? Asamaye. Niki ku murongo wa 22 bavuze? Icyatumye ababyeyi be bavuga batyo nuko batinyaga abayuda, kuko abayuda bari baramaze guhuza inama yuko umuntu wese uzerura Yesu
ko ari Kristo azacibwa hehe rero? Mu isinagogi. Nicyo cyatumye ababyeyi bavuga batumva n'umugabo mukuru nimugenze mute nimumwibarize. Nagiye 24. Nuko rero uwari impumyi bamuhamagara ubwa kangahe? Bibiliya iravuze ngo n'ubwa kabiri, ariko n'ubwa kabiri abibajijwe se nuko mutabibaza ni nk'ubwaka. Bose bari kumubaza bamusubiriramo. Ariko reka mbabwire, ndashima Imana ko Yesu yari yamuhomoye. Imana iduhumure mu izina rya Yesu. Mu kindi kinyarwanda yahumutse umubiri ariko ahumuka n'ikiyemwe n'umutima. Icyo bita guhumuka nyirizina. Byagenze bite rero? Ku murongo ukurikiyeho nuko ari impumyi baramuhamagara ubwa kabiri, baramubwira bati shima Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. Nawe arabasubiza ati niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba ndeba bavuga ngo amen. Baramubaza bati yakugenjeje ate, yaguhumuye ate? 27. Arabasubiza ati maze kubibabwira ntimwabyumva, icyo mushakira kubyumva ubwa kabiri ni iki? Mbese namwe murashaka kuba abigishwa be? Mwavuga ngo iki? Mbese namwe murashaka kuba abigishwa be? Arabwirije cyangwa ntabwirije? Usibye kubwiriza atangiye no kwihanisha. Bana banjye, nshuti zanjye, Imana nsenga ibasukire ku Mwuka Wera, mubwirize mudafite ubwoba. Mbese namwe murashaka kuba abigishwa be? Mu kindi kinyarwanda ari guhamagara atabashaka ni Haleluya. Mbese namwe murashaka kuba abigishwa be? Baramutuka, baramubwira bati ni wowe mwigishwa we, ariko twebwe turabigishwa ba Mose, tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo muntu ntitumuzi, naho yaturutse ntituhazi. Arabasubiza ati iri ni ishyano ko mutazi aho yaturutse kandi ari we wampumuye. Arabwirije ko mutanyikirije, ntabwo ari kubwiriza. Ubwo ni nkaho yabaje ko mwe mwarebaga mwabonaga iki? Kuki mutazi aho yaturutse kandi ari we wampumuye? Kanihute, tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka uwo niwe yumva. Uherekera kose ikibwirizo cye kirakomeye. Ntihigeze haboneka umuntu wahumuye wavutse ari impumyi. Uwo muntu iyaba atavuye ku Mana ntacyo yababashije gukora. Baramusubiza bati wowe wavukiye mu byaha bisa, ni wewe ugiye kutwigisha? Bamusunikira hehe? Hanze. Yesu yumvise ko bamusunikiye hanze, aramushaka, amubonye aramubaza ati mbese wizeye umwana w'Imana? Nawe aramusubiza ati databuja, ninde nkamwizera ko ntamuzi? Yesu aramubwira ati wamubonye kandi niwe muvugana. Haleluya. Wamubonye kandi niwe muvugana. Yesu ati muzanshaka mumbone, nimunshakana umwete wanyu ungana iki hose. Imana baruhure mu izina rya Yesu. Umurongo ukurikiyeho ati wamubonye niwe muvugana. Umurongo wa kangahe ngiye gusoma buriya? 30 na kangahe? Nawe aramubwira ati databuja ndizeye. Aramupfukamira. Yesu aravuga ati nazanwe muri iyi si no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Abafarisayo bamwe bari kumwe nawe bumvise ibyo baramubaza bati mbese natwe turi impumyi? Nyemerera nkubaze zarizo? Ntabwo zarizo. Uburenze no kuba impumyi. Kambabwire uburenze no kuba impumyi. Ariko icyo mubonye ufite umutima unezerewe ahora hehe? Mu birori. Niba hari umuntu uhora mu birori n'uwo Yesu yagiriye neza. Kuko mu gitabo cyitwa ibihamya by'itorero volume ya 6 bisubiyemo inshuro nyinshi, nta icyaha gituma umuntu atishima. Ariko iyo umuntu amaze kunezerwa, amaze kubohoka, amaze gutsinda icyaha, agira umunezero. Amahoro y'Imana abane namwe. Amahoro y'Imana abane namwe. Abagize imiryango, amahoro y'Imana abane namwe. Mu gitabo cyitwa umunezero wo gushyingirwa, na gatabo twatunze igihe gito cyane, ariko hari abantu bazi kubika ibitabo mushaka wa mukikabitsa. Karimo ibintu nasomye bituma umuryango ugomba kubakwa ukamera neza. Nasomye abagize umuryango muri iki gihe cyacu mubona bahora bahanganye, bavumana, batongana, ni Satani atsindwe mu izina rya Yesu. Abagize umuryango bagomba guhora mu birori, banezerewe, baganira. Muri icyo gitabo rero iyo paji ibanza nasomyemo ibintu bitatu
bituba umunezero, umuryango uhoramo umunezero. Icya mbere bavuze, kerekana imbyibagirwa ariko icyo nibukamo bavuze ko akunda abagize umuryango batandukana, umwe ari kuvuma undi ari kumutuka, dufite n'abafata ingendo batabwiye abo bashakanye iyo bagiye. Uko ni ugusenya. Yesu abubake inshuti zanjye, kirazira kugenda utabwiye uwo mwashakanye aho ugiye. Noneho rero bavuze ko bwa bundi mu gitondo dutandukana, bavuzemo ikintu cyantangaje cyane. Baranditse ngo igihe abagize umuryango bagiye gutandukana mu gitondo bagiye, amasengesho umugore asabira umugabo we, niko handitse, amuzanira imigisha yo mu isi n'iyo mu ijuru. Ayo magambo yaranesheje cyane. Burya abagize umuryango mbere ko batandukana bakwiriye gupfukama bagasenga, bagatandukanira kuri uko gusenga Imana. Icya kabiri bavuze nacyo cyanejeje cyane, ariyo mpamvu mwabonye ariyo nsanganyamatsiko nahaye amateraniro yacu, ufite umutima unezerewe ahora hehe? Mu birori. Bavuzemo ikindi kintu kinezeza, umutwari yavuye muhira kuba kibafite nk'imiryango yabo. Inseko nziza umugore asekera umugabo we, amuzanira umunsi mwiza. Ndabona mutabyumvise. Iyo nseko y'umunsi wose, iseko abana batandukaniyeho n'ababyeyi batandukana, ituma abo babana bahorana umunsi mwiza. Muragahora mu birori, murabyanze, muragahora mu birori. Imana ibaha umunezero. Icyanyuma banditse, baravuze ngo gusomana ko bashakanye gukobeza ubushuti hagati yabo. Kamabwira icyo Satani yakoze. Icyo mvuze, reba ukuntu mundebye mwese, nahise mbabona ko muri kundebana ubwoba, kandi nge murabibona ko ndi kubivuga mbihagazeho. Gusomana ko bashakanye gukomeza ubushuti hagati yabo. Kamabwira icyo mutamenye, abo bashakanye iyo mugenzi waje ngo amusome, umugenzi ahita avuga akabihanagura. Ariko munyemere mbabaze, abana bacu batarashaka gusomana barabizi? Ko mutanye ntabyo bazi. No mu muhanda bagenda mwe mu muhanda. Abo bitareba babyitayeho, abo bireba bakagenza bate? Bakabya. Uko ko Satani akora. Aho ntagejeje kubw'igihe inshuti zanjye mukayimana bane nama. Ariko ibyo bintu uko mvuze ari bitatu bituma umuryango wacu uhoramo ibirori. Gusomana ko bashakanye gutuma abantu bakomeza kugirana isano. Amasengesho umugore asengeye umugabo we amuzana imigisha yo mu isi n'iyo mu ijuru. Iseko nziza hagati y'abashakanye ituma bose bagira umunsi mwiza. Imana nsenga ibarinde imyaka, ibaha umunezero mu muryango mu izina rya Yesu. Ndasoreza kuri iri sezerano rizadukomeza, Yesaya 40:27, amagambo yacu aheruka. Yewe Yakobo Isirayeli, niki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba izira zanjye kandi ibyanjye Imana irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera y'isi, ntirambirwa ntiruha. Aleluya. Ubwenge bw'Imana ntiburondoreka, niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije Imana imwongerera imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko bategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazageraho badacogoye. Imana nsenga ihabwa icyubahiro. Imana yo mu ijuru ibarinde gucogora. Kada Imana ibarinde gucogora, izabahe gusoza urugamba amahoro mu izina rya Yesu. Mugire isabato nziza, kandi muri iri tangira ry'umwaka muzahorana umunezero. 2026 mbifurije indirimbo nshya. Muzagubwe neza mu izina rya Yesu. Munsezereho nitutongera kubonana umuntu ku giti cye. Amahoro y'Imana bane namwe. Mwakoze cyane.